ikintu bita target confirmed rero ubwo agiye kwivugamo abatureba bihangane kubera ko hari ikintu cyitwa target. Buri musore wese atereta umukobwa afite intego yo kuryamana nawe. Buri musore wese babihagazeho. Okay, kavuge 80%. Adafite kumushaka. Umukobwa udafite idini. Umuhungu udafite idini. Sibyo? Umuhungu udafite idini. Utari umukozi w'Imana. Umuhungu utari umukozi w'Imana. Ndabisubiramo. Umuhungu udasenga. Utarareze udafite uburere. Ngiye mvuga ko buri atari uburere by the way. Ntago ari uburere. Yes. Umuhungu udafite idini muri we. I swear to God. Nakubwiza ukuri. Ntago yazagara ku mukobwa ngo amategereze mpaka. Hari insengero zivuga ziti nta mpamvu yo kwambara kwikwiza. Ngwino kumeze. Umwana akaza yambaye boot, my friend, yambaye ipantaro. Ikibuno cyose kikaza neza gutya. Ikindi kigatera gutya. Maze akakuyereka wese. Munda akagira gutya. Na pastor akavuga ati usuza mugenzi wawe. Akabwira ati pastor hari na pastor kujya gutya akavuga. Kwira ngusohoza. Ndavugana n'Uwiteka. Ati abamarayika baraje. Ndimo ndareba bitandukanye. Muhaguruke kujya mugahaguruka. Ano akabona marirebera umwana ukunda ateye. Muhimbaze tumureke turebe hirya tuvuge neza. Umwana kare none mwicana aba yanyuzwe. Ikiganiro The Bursting Show nk'ibisanzwe buri gihe tubazanira umutumirwa rero amazina tumusime Juliet. Hanyuma last time duheruka narabazaniye umuntu tuziganira kuri topic ku bijyanye no gutendeka kw'abakobwa cyangwa abahungu mu buryo tubaye usanga rimwe na rimwe usanga umukobwa ushobora gukora n'umuhungu afite n'undi biba bigoye ariko iyo dufite umuntu uri budusobanure byimitse n'ababiriho n'abitariho bidushaho gusobanukirwa. Hanyuma rero twaje gusura umuntu witwa MCNario niko muzi ariko araza kutwibwira MC bitese. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Muraho neza. Turakomeye. Umeze uteze. Turaho neza. Mutwakiriye mu rugo. Twakiriye mu rugo. Aha niho wibera. Mazima y'Imana. Ayiwe data. Nishimiye kubona. Icyongereza bavuga ngo you're my crush. Eko. Kagira inkuru. Kuva ryarize. Kuva ryarize. Kuva kera cyane. Kera nka hehe. Kera kuva Uwiteka yampa umutima. Nakubona ku rutambi. Ku rutambi. Hariya ku TV. Mvuga wahise unkunda bega. Wahise gukunda bega. Ariko mana we. Umukobwa mukorana ikiganiro cyiza. It's really good. Wow, urakoze cyane. Urakoze b'Imana reka tubasuze namwe. Ngira ngo action ikadishyire ku ruhande. Twikomereza. Yego rwose. Itangire wibwira abantu badukurikiye ubundi amazina abantu bakwise. Biography yawe gato. Ababyeyi bakwise. Apana MCNario nayo nanjye ari ryo nzi by the way. Ntago MCNario yo ni stage name. Ariko n'izina mfite amateka back in the days. So mbahaye ikaze nitwa MCNario 20 kuri Instagram. King of the mic utagashyizeho ntago ari njyewe. Burya sure MC. King of the mic. Umwami wa mikoro. Sure. Uri musinga mu bintu bitandukanye. Ndi musinga. Corporate shows, award ceremonies, events usibye ikintu cyitwa gusaba. Ariko reception. Ariko nabyo wabishobora mbona wavugira inka. Hari inka ntaramenya. Hari inka zabuze. Ushobora kuvuga tukabona nk'inka yitwa inkoromwayijo. Niziboneka. Yarabuze. Ibiteye itese ahubwo. Inkoromwayijo ibifite amahembe ageze gute. Ariko areba hasi. Okay. Ubundi se twagiye ubundi witwa nde? Ubundi nitwa Mutazi Robert. Iyo kohereza mobile money no kubona amazina yanjye. Kagira inkuru. No kuvuga ngo bose wohereze mobile money. Iyo bashaka kureba amazina yanjye. Ufite number yanjye. Wejyaho. Ubona nyibaza abantu ngo witwa nde? Ngo gatamuko Jesse. My name is Jesse. I'm Daphne. Wagera ugasanga Delphine. Habi ya mbere Delphine. Nizina ryawe koko? Ibyo horeze biracanga cyane. Okay. Robert avukira he? Iwabo ni hehe? Uretse ko kubona mu mujyi n'ibiki biography yawe aho kurira. Mvukira Mbarara. Hano mu mujyi wa Mbarara hano kuri Ntare. Aho ngaho niho mu rugo. Benshi barahazi cyane Dar School. Hano ba president wacu avuki. Wow, kuriye hehe w'igihe primaire asoma. Mbarara byose ni Mbarara. Secondaire
premier Mbarara ariko twagiye tuza hano mu Rwanda kureba mami wacu koze mama wacu avuka inaha Karangazi exactly birivugira Karangazi rero turabakunda cyane muri ababyeyi bacu kujya kwinjira rero kuba TV president cyangwa kuba umudi cyangwa kwinjira muri ibintu wabyinjira muri ryari naje mu Rwanda 2000 na kangahira twajyaga dukunda ariko kwaza neza ubu ngubu ku buryo ntagisohoka ngo subire n'iwacu nagize naho u Rwanda rurandyohe ntagira intangatekereza life ya Uganda nkavuga ubu koko club ndahiretse ikidura cyahariya kirapfuye nagera ngasanga basohoka rimwe nakandi usohotse nawe ntago birekura cyane ariko ndashima naho bigeze kari heza bari kwirekura club irekura kera hano bare basohokaga rimwe ariko mu Rwanda kwa kabiri abantu barasohoka kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa life twari tumenye iriya Ugandan life is music entertainment that's what is so nza mu Rwanda natangiriye kuri Flash TV ngiye mbasaba ikiganiro ndabwira ariko ibi nigeze kubikoraho kuri TV imwe yitwa TV West Uganda ndabinyenze nakora ikintu hano mpera kuri radio Flash 2014 nkora ikiganiro kuri radio kuri radio mvuga neza cyane kurusha televiziyo ariko ni nabyo buriya nanjye ndi kuri radio buriya navuga neza nahita mpindura ikijwi radio mvuga neza mu ijwi tujana bakava ngo ni ikigabo kinini ngo gifite internet mvuga ari ikigabo kitabaho so mpera kuri radio 2015 Flash TV biraje njya kuri televiziyo televiziyo masinje umuntu watangije igana cya mbere kuri Flash iriho rero Flash ubundi yerekanaga film ninjye watangije ikiganiro cyitwa Flash Mix ubu kiri kujya mbere ikiganiro kizina gitangira ndakora pa Bianca niho babonekeye turakorana Bianca uri bireba ba World bakijyamo nafata amavuto nibo bakirimo ndavugana ariko sina creating ikindi creating cyangwa akabantu kuko abantu bameze nabi bataryama bakumbuye tubare niki nabakumbuzara kuri kiganiro kitari mu mutumirwa numwe just music non stop ushaka abakobwa babiri beza babyine ubundi dushaya turatara mushaya kamera abantu yashobewe so that is how I entered into the entertainment industry and abifata abanyamakuru barankunda kutanywa inzoga ni ibintu byiza cyane nshimira no kutanywa itabi kagira inkuru ese nk'inzoga se itabi kagira inkuru tatuwaje kabiri ntago ntoboye kuko paramasita shuwa biratangoye ndi umuntu ukunda kunyerera ekaze ugenda unyerera gusa amazima y'Imana ariko bana yanjye okay hanyuma ukunda iki wanga iki mu buzima bwawe ntango umuntu mbeshye ntango umuntu ntendeka ntango umuntu ugutendeka umbeshya kandi nanga kubona nk'umukobwa dukunda ari kumwe n'umuhungu tuziranye kagira inkuru ushobora kuvuga ariko basohokanye batemberanye urafu wahita umwanga ntago warya uhita umwanga ntago namwanga ariko ndakwikorera uramwikorera nabi nk'umuravumba Yesu Kristo we ushobora kufuha nabi icyo nje kintu nanga and then nanga iki kindira ikindi kintu nanga umuntu udakunda utagira impuhwe uziko ngiye uri kubisa umujura ndira iyo mbonye umujura ari bamuri kumukubita ndarira ndikaze nuko ndabyanga ariko umujura cyangwa se nko kubona umuntu ari gutaka avuga ati naga ngiye mbabarire kuri kwimana nabyo nakoze none ukabona ntago bari kumwumva bari kwiyongera kumukubita iyo kintu kirambuye ariko Rastibone no seriously umwana wa gatatu sure sanka uri Rastibone kubera iki gihe reka tujye tubavuge ibindi ntabwo nitabira itopic urayita masina y'Imana sinyitabira uzi bakunda kumbaza nanjye ngo ndi Rastibone umuntu wese umbwiye akambwira ngo Rastibone none ndi kwibaza ba Rastibone bashaka kuba basa gutyo nyene gutyo nko uri kuvuga nyene nko kumeze nanjye ndabibonye rero kuri Rastibone gutyo ubu Rastibone bukuriho abameze nkawe nyene uriyize uriyize ntago wize kandi umbwira kujya muri mirwaro ukagira gute usa nk'umwana wa Rastibone ameze ati nyene gutyo nyene ese ntago uri kwibona okay nkubitira mu gafuka tugaruke kuri topic yacu uvuze kwanga umuntu gutendeka nanga umuntu ntendeka ese gutendeka bibaho buriya Robert gutendeka byinshi cyane kagira inkuru ku bakobwa cyangwa ku bahungu hose nihe bikabije buri karabaye umuntu afite akazi for example
ntekereza ko topic ni ugutendeka. Ntekereza ko gutendeka umukobwa cyangwa umuhungu utendeka ari uko utishimiye wa muntu muri kumwe 100%. Ushobora kutamwishimiye. Secondly, ushobora kubutendeka bitewe n'irari. Hari kutishima muri wowe utishimiye uriya muntu. Hari gutendeka kubera irari. Ugasanga yikunda guteta abakobwa banyuranye akabafata kandi akabakina bose bakajya ku murongo. Umukobwa nawe avuga ati ngiye mfite abakobwa benshi cyane naterese. Experience naciyemo. Nakobwa benshi cyane naterese bakakubwira ati baby, you know what? If your boyfriend girlfriend tufireke twiryohereze. Seriously? Ibizaza tuzahurira Kanani. Hamwe it's okay. Hamwe ibizaza tuzahurira Kanani. Umukobwa akubwira gutya warenza hiki. Yes, we wamurika. Ateka tubinshuti akaba yaza mukamwaguma mugaciringa abamuri n'abaryamana mukaryamana ariko ntabeho ubushuti burenze. Nko mukajya muryoshya gutya tu. Ariko amubwira boyfriend akavuga ati ibyo ntabwo mbikozwa no kuri kwima. Kandi abakobwa b'iki gihe they are out there harabeza bitonda but abenshi bari ubu ngubu niho tuganisha. Zaba indirimbo mu busambanyi zaba abakobwa b'iki gihe ntukunyerera no gutendekana icyo twita slang n'abahungu nabo nuko n'imitsine it is slang no gukomeza. Niyo hano uri kubonera umukobwa sekona n'umukobwa mugenzi we, umuhungu akona n'umuhungu mugenzi we. Niyo si turi kuganishamo n'isi y'ubusambanyi. Ubuse n'ibintu bizatugeza hehe kubaka ingo z'ejo hazaza. Urabona bizavamo kubaka ingo z'ejo hazaza rero byo birakomeye biragaza n'iyi mikino. Ntegereje imyaka 3 iri imbere hari ibintu bizagaragara. Abasore muri kure bagenda batera amavi n'abakobwa mufuririzo buri kanya muteye ivi buri gitondo muteye ivi. Ejo bira bintu rero mbifite mu bwo ufite ubwo bwigize waretse banaketerera amavi. Single mothers, there are going to be so many in this world. Sure. Because I believe that ubona ari iki kibitera no kwihuta. Kwihutira ikintu kumva ngo imyaka yakuretse cyangwa ugasanga umwana ashatse kubera purisha y'ababyeyi. Mami ameze nabi nyirakora akora musaba umwana akavuga ati mfite amafaranga mfite inzu kuki ntashatse. Ibyo ngibyo it doesn't count. Ntabwo aribyo bicountinga gusa. Relationship, good term relationship, long relationship isaba courtship. Courtship biva kunukunda umukobwa ka myaka 2-3-4. Muri iki gihura n'umukobwa kubera kateye neza kubera ko mwaryamanya akakuryohereza ugahita uvuga uti uyu mwana ntagancika ateye neza ni mwiza. Ukagambira kumushira mu rugo se nk'umuhungu cyangwa ukamukura ukamushyira mu rugo bitewe just na muvuma n'ibyo uvuga ngo wa mugani turi gukunda ibintu kuruta uko dukunda ko hari ejo hazaza. Ese uyu muntu umpa gutya usohoka gutya ufite inshuti z'inko gusa nzamusiga mu rugo yubake. Ndamutse ngiye hanze imyaka 2-3 nzasanga urugo rumeze gute amafaranga asize kuri konti azayacunga. Ubwo niyo mugore nje wubaka kuri nje noto mukobwa unyerera umunsi umwe tukarya haboneka miliyoni baby tujya hanga haboneka kuryoza sheri Mario umunsi tujye nko twagera hano out ukabutakora no mufuka ngo musangire. Girlfriend agomba kureba 5 gakurayo 5 mukagura waba utayafite ukamubwira sheri mfite igihumbi. Urukundo rwiza ndwana mu bana without anything. Murabanye mu rukundo ntago bigikonta muri viziyo turimo. Nta mukobwa mwiza uzagukunda musore udafite amafaranga. Uravuze ngo nta rukundo rukibaho Robert. Kakereta abantu b'abarokore uzi ngo murokore nyawe. Ariko abanga ndaryoshye ngiye muri church ndagenda sense. Ni ikibazo gikomeye. Kuri kwimana trust me. Kuri side zombi ko bakobwa n'abahungu birakaze. Byagera ku bapapa ho birarenze. Akagira ingo. Abapapa bacu. Noneho gutendeka bisigaye biri no mu bapapa. Ariko Juliet nta mupapa uragutereta. Kandi ufite boyfriend. Ntawe. Arahagara avuga ati ngiye wa mukobwa kandi ubona n'impeta. Ntakwihisha. What is that? Bafite na experience iteye ubwo baburiye. Ariko reka nkubwire Robert biterwa no kutababwiza ukuri. Iyo umuntu aje akakugana ubona akakuruta, ubona akakubyaye, ubona ko yambaye impeta afite abana bakuruta, ubwiza ukuri. Nimba nawe utari wa wundi ungerera wa mugani sibyo uraza ukambwira ati please papa akaza akavuga kicapagura imbere yawe ariko ukamucalenginga ugahita umufungura mind ukambwira wanyibeshye papa ntagaruka byagombye kugenda wowe umuhukuri uvuga ngo ukuri kubuze muri twe. Ndabyumva iyo yari viziyo ya kera cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri abakobwa b'iki gihe turi kumwe nabo wa mukobwa ushobora kuza tukarara
mu gitondo akabyuka kwihambira ari muri korari. Ariko kuki uvuga abakobwa ntabwo ndi kumva uburyo uri kuvuga abakobwa ni ukuvuga ngo abakobwa bakururwa namwe nimwe mu bakurura kandi nimo ngo hakote zombi nimo nakubwira ngo umupapa kubera irari cyangwa kubera kudashima niho nahereye kubera irari kubera kudashima umupapa niyo mpamvu ajya gutendeka yes kubera ko yari afite umukobwa we noneho urabona ntekereza ko umukobwa w'inkumi atandukanye n'umukobwa wabyayeho. You understand? When it comes to the body, when it comes to the attraction of the body. So hari umukobwa uvuga ati njyewe umugore azaga mu rugo ateke ariko nkeneye ka gakobwa kakiri gato ariko umva nkeneye ka gakobwa kakiri gato akana nyine kanshimisha mu bijyanye n'irari ry'umubiri niko nabyita. Ariko umugore ugasanga nta kibazo afitanye mu rugo pe akavuga ati umugore agomba kundirira abantu uyu mukobwa ntabwo yarira abantu ngo kuryoshya gusa. Niyo mpamvu usanga umugabo akundana n'umukobwa bagakundana akamukorera birthday akagira gute ejo bundi agahura n'umukobwa mu kwezi kumva ngo yateye impeta undi kandi ejo mwaragiye mu isabukuru ya Juliet ari kumwe na boyfriend mu gitondo ukabyuka yateye undi mukobwa impeta. Ni ukubera iki? Kubera kuri hambonye ubushobozi bwubaka gutandukanya uriya bahoze bamara imyaka 2 baryana. Ni kibazo gikomeye. Nta fizi yabonye ni ukurya no gusohoka no kuryama. Nta kintu kizima yigize ambwira ati baby I have this plan. Nk'umukobwa mfite plan ivuga iti nimba n'umugabo ikigabo gifite amafaranga reka mbagira inama abakobwa n'ubundi ikigabo gifite amafaranga either kikubakire kiba kizanye so wowe kizanye kikubakire mbere ko mujya kuryama cyo kumwereka amaguru yawe vuga uti ikigabo ndagikura iki n'iki mukuriho agasaro sari hagaze miliyoni 3 cyangwa 5 intoye ibindi genda byimenyera mu bandi basore n'umutandukana nawe mukuriho saro mukuriho amafaranga wubaka iwanyu tunganya kwa so na nyoko mu rugo rwabo rero busireyinga gusa igenda y'inzu yawe ureba ukuntu hameze papa uburyo abayeho umugurira twenda twiza mugurira iki ntavuga ko nanjye ntabikoresha na kwishana but abakobwa murebe aho niba uri umusore nawe ufite umukobwa ukuntu uri muri Amerika bigezweho cyangwa muri Canada ari umusigaye nabo mukura abasore musigaye mukura abakobwa of course no kubera iki yararangiye no kubera iki harabusanga kubwira ati ubuse nakwemera ko umukobwa arya akunda gusa di ahari tutari kumwe muzagaruka kutigirira ikizere nyuma y'imyaka 2-3 umukobwa azagaruka muri Kigali rwose nzamutegereza none ukiretse umurokore utari umurokore umuntu uryoshya ni gute nawe na Juliet mazima y'Imana simugira ikindi ku mutima kagira inkuru kimubwira kavuga uti no wahano kuryoshya muri iki gihugu ayi then uriya kazaza aho tuzahurira she's my girlfriend ukagumuza mukavugana neza pe mugahana umutima mwiza abasore benshi bari commentinga balikinga murabizi you know what is going on ukaguma aho ngaho ufite umukobwa abati ufite girlfriend wanjye muri Amerika ari ugasanga muri telefone harimo abandi bakobwa n'abandi bahungu ni ikibazo barimo barateretana yandasa ntago bavuga ngo biriya byari bya kera iyi vision 2020 ndi kwibaza ikintu kiri gutera vision 2020 abantu gushyuha bigeze ahanga kugezaho usanga nta rukundo rwo kuri ukiri mu bantu ukuvuga ngo bino bintu bikomeza gutya bizafectinga naho tuzabyara si byo se ni ukuvuga ngo ntimba bihereye mu rubyiruko rukabafata gutya ni ukuvuga ngo urukundo ruragenda rucika urukundo rw'ukuri biri guterwa n'iki hari ikintu bita target confirmed rero ubwo ugiye kwivugamo abatureba bihangane kubera ko hari ikintu cyitwa target buri musore wese atereta umukobwa afite intego yo kuryamana nawe buri musore wese babihagazeho okay kavuge 80% adafite kumushaka umukobwa udafite idini umuhungu udafite idini sibyo umuhungu udafite idini utari umukozi w'Imana umuhungu utari umukozi w'Imana ndabisubiramo umuhungu udasenga utarareze udafite uburere ngiye mvuga ko buri atari uburere by the way ntago ari uburere umuhungu udafite idini muri we I swear to God nakubwiza ukuri ntago yazagara ku mukobwa ngo amategereze mpaka uvuga ngo noneho ikibazo gitangira ku basore ngiye ndi kubona ikibazo kiri gutangira ku basore ko nimwe mutereta nimwe mutera step ya mbere kubera iki simwe muze gutereta reka nkubwiye simwe muze gutereta kuki mutavuga ukuri uvuge ngo uyu ndamukunze ubundi nimwe mufata icyemezo sibyo Robert mufata icyemezo kavuga ati ngiye mbonye Juliet ndamukunze sibyo nimba mukunje ngiye kumubwiza ukuri ndamukunda tuzabana kuki bumva ko watereta ugatereta ikibazo kinini nibona ku bahungu kuruta abakobwa ushobora kubona gute bwa mbere gutya ukankurura no mubiri wawe rwose no kubwiza bwana ayo maso yawe hakureba ukankurura uko tugenda turashaka kumenyana nkagenda nkwiga
akantu gato kazakunyangisha gato cyane niba kakunyangishe bimbwira ngo nago nyiri kumwe nawe kubera iki ntago yabikubwira nicyo kibazo cy'abahungu kubera iki hari waba frankly speaking akabikubwira ati tubireke njyewe kanitanye ngo rugero iyo nerese umukobwa nkabona utanyitaba first of all kuri telefone nompereza umwanya iyo nguhamagaye line telefone yawe iri line busy umunsi aranye gutambwiye good morning my love habe iyo ukunda n'umuntu how is she every day good morning call nyibone message yo mu gitondo nyibone nijoro good night dufate iminota 30 tuvugane kuri telefone about us uko tuvugana niko dufite plan niko dufite future ntabwo ari uvuga sheri ndagukunda good night sheri nzaza kureba ku cyumweru niyo utandeba niyo utandeba kandi ikindi umusore uzagukunda afite intego yo kuryamana nawe ubwa wowe bitakurimo cyangwa se utari buri mukobwa wese agira intego ye umukobwa wese akuravuga ati mpaka mariage bakagira ibizazane kuko bagira umutima woroshye abasore turabatereza tukababwiza ukuri tukagira gutunga akafata ko se uyu musore ukoze ibi amuriye ibi anyitayeho gutya arantuze nta mwimiki umva ko mutugwisha uniko kumutwara Cape Town yes bakagenda bakajya kwa Maria nk'amangadare ibintu bikarangira ni ikibazo kiri ku basore na none ndacyakibaza abasore sibyo Imana yabahaye ubushobozi sibyo iba ubasha bwo guhitamo nimwe mufata ibyemezo sinzi n'impamvu ushobora gufata wa mukobwa ukunda umva ko azakubera mama w'abana sibyo umwubashye mwese kwambwira ati bebe urabizi tujye hangaha muri iki gihe hari ikintu cyitwa testing without testing there is no kubera icyo ubuze testing not test I don't want that kubera iki niba nicyo kigezweho mwaranduye rero ntago muri pirate ntago mukiri original nkubwire biteye agahinda nkubwire sitati iterambere ryaraje iterambere ryaraje seriously iyi digital turi uzi kutesha umuntu umutwe kandi aza kubera umugore bimwubahire nkubwire icyo rero abakobwa bangana nkawe bari mu mana ndabyemera ko bubaka kubera ko nta kuntu yaba yaragiye imbere y'Uwiteka akarahira agafata bibiri akavuga ati ndakijijwe uzi ko Imana ikugaruka ikagutera nk'icyasha kitabaho yego rwose uri kumva abo ndabemera ariko umukobwa nsanze wiryohereza akamwe ati baby turakunda ijana nzi ko ejo bundi arabona ufite amafaranga akundushaho agende uri kumva umuha ibyiza umutwara out umugurira imyenda shopping ibintu bitandukanye uri kumva ariko wowe n'umukobwa ufite umutima uvuga uti je man my boyfriend umwe nakunda umukobwa nawe ugira isoni zo kumukuba wamutesha agaciro Imana yo mu ijuru naga shitani wayigira mbonye umukobwa utanywa inzoga ni ashaka kwazina akanywa duke ariko afite discipline afite discipline kandi akanywa once na while atanyihisha akubwiza ko ntabwo umukobwa musanga itabe umukobwa mw'icupa rya Jameson ari mini hari ashyire inkoko ashyira agahene buri kimwe ashaka ko tujya ku kibuye ukuri ko Imana ngo yazasiga n'umwana mu nzu akagenda umukozi akagenda akajya kurya ubusa yego for real ariko umukobwa wubaka kuri nge nka Nario ntekereza ko ari umukobwa wo mu rusengero niyo yababeshya ariko ahura imbere y'Imana I don't care but as long as she goes to the church kuko Imana bikureba njye ni umuntu buryo ukunda gusenga cyane Yesu aravuga ati ngwino mu nzu y'Imana buri hafi aho ngaho wowe niyo ngwino reka animevuga ngo reka have Uwiteka icyo akeneye ni umutima wawe gusa niyo waba usukuye ute ukaneka Uwiteka nazabajyana good ni brace ni muri kumva message reka Uwiteka ashene no mutima wawe niyo wambaye costume umeze gutusa neza ariko umutima wawe hatarimo Imana hatarimo Uwiteka byose byose ndakubwizwe ko Imana ibi byose turabikora nk'abangwa na mustaro ya naya njye na muntu wandusha kumenya Imana ni umutima wanjye cyambere cya byose bose arebe ngo ni umutima ngo gusenga ni umutima ngo niki no ni umutima yego ariko mu gihe utabigaragaza utajya kuri church ese bwira kanga usomye Bible how many times do you read the Bible usaba Bibiliya ryari inshuti ufite harimo zingahe zikubwira ijambo ry'Imana murimo bangahe batatu mwicara muzu kandi reka dusenga uzi ko abantu bisi wowe uri umurokore w'Imana uko ugenda ubabwiriza rimwe uzabasana mu nzu y'Uwiteka bazahinduka inazati femu mfite nka Nario nawe wabaza jewe femu mfite ijambo nabwiye mama 2 3 I remember I told her mama ngenza aba pastor
iyo jambo navuze genza aba pastor icyo ni ikintu nzi urabizi ko uzamubana yes one day byanakubera naryamana abakobwa bangahe ndabizi ko aricyo cyaha wenda Imana yazampanira kandi nanjye singewe kuko twavutse none se reka nkwibariza uvuze akantu ndakumva ngeze amatsiko kubera iki imwe na hato nimvuga ninkunda kwibanda ku basore nose kugira ngo ndabanga cyangwa hari reka mbibandeho sibyo kubera yuko experience waciyemo I'm getting it reka nibande ku basore ngo experience oya gusa kubera iki umusore afata umwanzuro akemera kuryama n'umukobwa ntamubwize ukuri kandi atazanamushaka just kugira ngo buriya rimwe na rimwe mbona abahungu mu bayabana beza abakobwa twakizwa n'abandi bitwa kunyara bo kuryoshya bakizwa bakakira agakiza nukuvuga ngo mwebwe mufashe icyemezo nk'abasore mukavuga ati uyu mukobwa ntubwo ameze gutya ari umuntu ukunda kuryoshya ntaryama ntagira ndamubwiza ukuri mwebwe ibintu urimo n'ahantu bizakugeza ukamusigiramo akajambo kamuhindura mind ukambwira ati ibyiza mbona nuko mbona wagenda gutya na gutya ndabikubwiye bimeze gutya na gutya kuki mudafata izo nshingano zo kubwira abakobwa kuki mutazifata ntamwe mama mushaka kugira ngo no kuvuga ngo mama mufite target kuki mudafata izo nshingano nakubwiye ngo kera ababyeyi bacu abapapa bacu abamama bacu waragenaga bakakugira icyo kazana umukobwa mu rugo nimugoroba kukagoroba inka ziratashye abana baratetse ibijumba birahiye biro birahora biri hariya nta nubwo rwabaga ari urusani aho rwabaga ari urugari mugashyira ibijumba amata kaza akajya hariya noneho bakajya babona wa mukobwa ese Juliet ari ntagarata akabona Juliet aje n'umusore we jya musubire kuri kamera reka tubitware gutyo Juliet uje mu rugo umusore bakamumenya bakamusuhuza umusore akaba yarya akanywa mukamuherekeza Juliet basita akamuherekeza muri iki gihe ntabwo bikibaho ubona umuntu mukundana mwenyine only you iyo umweretse inshuti umwereka umutipe mubana cyangwa abakobwa musohokana niyo umwereka you don't take that guy mufata umanukane karangazi mutara cyane umwereka barumuna bawe reba papa na mama baramufata gute wivuga ngo he is my boyfriend no umutware ngita ariko sheri watse tukamanukana ho mu rugo bakurebe mu rugo nurangiza bamurebe mara kumureba baguhe uko bamwumvisha imivugire ye ukwasa n'imyitwarire ibimuvamo aha papa na mama bavugane nabo umucaringi mushyira imbere y'ababyeyi aganire nabo niba uri umushuda udashoboye kuganira n'ababyeyi ubwo surumva uzashobora kwihagararaho ku mukobwa kumutwara no so honestly speaking you gane neza n'ababyeyi igitego cya mbere ubugitsinze abyava ngura muhungu umusore muze uko tutitaye ku modoka muparitse hariya ibyo aganiriye muva mu musore muze ntubabwire ngo boyfriend wanje ni inshuti yanjye tuvanye i Kigali uko mugenda mugana next time bwa kane bwa gatanu mama zakwita ariko uriya muhungu murakundana di ko ndubona ari umwana mwiza bwa mbere gwe murakundana ariko se yes ariko nimuva hano i Kigali mwarakundanye mwagera karangaza my love hamura murahagenga ariko muri barezo stani ariko se stani ivotite yes we abone bapaza mvagate niko ngana wanjye mwatangiye ryari kabiriye wararutse ryari so wowe uri mu rukundo ariko byaribona nko kuraruka ubuzima babire nko kuraruka ni wigeze umugaragariza uwo musore mukiri inshuti ariyo courtship umara imyaka 4-3 ariko bitewe n'imyaka niba ufite 28 ntabwo nkwifuriza kumara imyaka 4 ngo uramenya n'umuhungu no umugwa gukunda ukamwereka inshuti akabigereka ababyeyi bawe mutware mbabyeyi abyereka inshuti nubona ari proud ya mbabyeyi be ari proud ya mbabyeyi be wanjye ese niba uri boyfriend wanje ni girlfriend wanje ukamara umunsi utashyize kuri profile yawe sindi kuri profile picture yawe sindi kuri WhatsApp yawe mufite ibibazo no kuretse nkwereke no kuri let me tell you kugupostinga that mean ko gukunda se no ahubwo sibyo ni ibiki ubaruzi kuyipostinza umuntu uba wiyamye benshi kumuti kumwegera ni ukuri kw'Imana hari n'igihe uba wikuruye abanza oya seriously gutes ushobora wenda kuvuga ngo wanjye ndishuti yawe ukampostinga noneho mushuti yawe yamubona akavuga ati nzamakinga sure ko Juliet na Robert batandukanye let me tell you something warubizi nabyo reka ibyo ngibyo bikorwa ku bantu maybe babandi aramutse akuziho ibintu byo gutendeka nibwo nakwanje akavuga turi amusore muzi ko hariho abantu basenya bagendeshwa no gusenya abandi kugira ngo babasiba abandi abo sinshaka kubabona love is blind niko bavuga ariko sometimes love is not blind love irareba ifite amaso irakanuye
iyo ufite umukobwa ukunda ukamupostinga avuga uti my heart my byose my everything nimushaka muzatandukanye ariko mwereka urukundo nukuri ko Imana mu gihe muri kumwe haba imyaka 2 nako haba mu kwezi kumwe meza hari urukundo ruza rushyushye rwako kandi nigeze kuryamo reka bwari bwa mbere postinze umukobwa nkunda people no urabeshya posted her yo ya mukobwa narapostinze ndamukunda bamwerekana clean aravuga ati mwana wanjye nabera mbonye kuri serious reka urimo neza narindemo neza ku buryo n'umukobwa iyo namukamuteye ninda ariko wandi proud yavyo avuga ni she's there ariko uzo umukobwa mukundana yaguterinda kamwihakana barabonanye uvuga uti nagaje yakundaga gusa warampostinze kuko twegwe nago tubize bari we gusa cyangwa yatendekaga for us we don't know so you celebrating cutting a cake how do you come telling us that the project was projected nibishoboka nje nabyemera yes we so kote gutendeka rero 100% biterwa na bose ariko cyane cyane umukobwa abahungu kubera iki umukobwa ushaka mubwire uruzi ko muri biology ndagwingero nyinshi cyane uyu munsi uragorwa uzi impamvu umugabo yavuga ati ndica umugabo mugenzi wanjye jimenye icyo impamvu umukobwa atafwica umuhungu ngo kubera ko yamuciye inyuma ariko umugabo yakwica undi mugabo kubera ko yamuciye inyuma do you know why umugabo yakwicundira kubera umugore umuntu baryamanyeho ngo usanze ku mugore wanjye mwaryamanye nakumerera nabi kuki utakica umugore wagiye yose oya ntabwo nakwica umugore yatereswe arabyemeye kuko burya iyo uzi umutima uyu umaze kumenya ko umutima w'abakobwa umeze gute anytime udahari yagenda niyo mpamvu umugore ashaka kuba ari nawe mu rukundo agatwarwa n'undi niyo mpamvu ushobora kumusiga ntabura undi muntu ariko umuhungu ushobora kubura undi mukobwa ukabona umukobwa niyo mpamvu mumbwira ni abasore nimwe mufite ikibazo cyo gutendeka kuko nimwe mufata nimwe mukontorora akenshi imitima y'abakobwa uko mufashe nikwaza oya mpamya ko 100% abakobwa aribo kibazo kubera iki abakobwa nibo bakenerwa ntabwo umukobwa ushobora kuba udafite umugabo kandi ukabaho ushobora kuba udafite umugabo ukabaho pe ukazashaka mu myaka ya 50 ariko ku musore ntabwo yamushobokera hormones zacu ziratandukanye tugira ubushyuhe dufite ubushyuhe 100% kuko tu functioning bitandukanye namwe sashaka kujya ngo njye muri details ubyumva arabyumva ariko dutandukanye tu functioning bitandukanye namwe tugira umubiri ukenera utwe turakenera yego dukenera mwebwe abakobwa kurusha uko umukobwa yakenera umuhungu umukobwa ajya gukenera umuhungu yabanze kumutereta guca pure karataje niyo mpamvu umuhungu ashobora kuvuga ati wa mukobwa ndaguhangaye turyamane it is a desire of his body yego aryamanye nayo kubera gukenera kubera desire ntagara kubera urukundo ariko umukobwa ashobora kuryamana nawe bitewe n'urukundo nyine wowe uramubeshya kuri wowe ariko we yaje ari wese kwita nari yarankunda pe uriya musore yankunze yambwiye buri kimwe umutima we ukuntu mbibona baramunga arankunda aho ni mwebwe murabeshya sasa mwebwe murabeshya kubeshya niko gutendeka nyine aho niho abahungu babeshyera aho niho batendekera aho no kubeshya gutendeka no gufata undi mukunzi ukamushyira ku wundi bitewe n'iki bose ukabakina areba bavuga nakubwiye ngo bitewe nuko uriya ibintu wamwifujeho wasanze atari ko bimeze either washaka kuryamana nawe ukamutestinga kuryamana ukamureka avutira muntu singiye kuvuga ngo ntuza cyangwa iki ariko avutira muntu ntabwo ndumva atari byo ushobora kureba umuntu gutya ku ifesi ariko gutya ntagushimisha ntekereza ko urugo rwa mbere ari bose bivuga ngo imbaraga mpuzabitsina urugo rwa mbere reka mbivuge gute ko mbivuze Kinyarwanda cyiza urugo rwa mbere kujya mu rugo rutungane si isura si ifesi ni iyo ubonye mu buriri bipfuye ni hahandi umugabo uzamubura ni hahandi umugore wawe azajya guca inyuma mu rugo rwa mbere ni hano kumanura ibindi waba uri mwiza gute ariko mu buriri tumeze neza ubwo ruzapfa ukuri kw'Imana umugabo azakomeza guca inyuma agutendekereho abandi ibyo ni ikintu mabwiza butumwa ushobora gutinya kwivuga kubera ko uri umukozi w'Imana uri umupasiteri cyangwa se uri umurokore 100%, ariko abantu iyo ubabwije ukuri ibyo uriye tugomba guhura n'ukuri. Iyo uhuye n'ukuri, that truth shall set you free. So no kuvuga ngo icyo ishobora kuba impamvu ushobora gutuma utende ku mukunzi wawe. Ukuri ko impamvu ushobora ishobora kuba impamvu. Wabonye umukobwa uramwishimira. Niba muvuna n'abasore n'abahungu, uriya mukobwa arabishye. No kuvuga ngo umutendeka kubera yuko nkaryamanye. Nkaryamanye. Icyo ni cyambere.
ako ugasanga ntabwo mwishimiye mu gitanda uri ko ngo mufite ikibazo ntabwo ari abahungu gusa n'abakobwa nuko barabivuga kuri amatipe ni fake amatipe ni fake rwose nagaze ibintu nagaze no kubinkorera neza ni ukuri ko Imana umukobwa akaba yakikwanga kandi yazajya nyirya amafaranga rwose ariyo mpamvu izi ndirimbo ziri kuva mubona ngo wabaye 1 minute paka saa moya igare kunyonga ibyo bintu nese utaryamanye n'umuntu utendeka n'umuntu ute utaryamanye n'umuntu utendeka n'umuntu ushobora gutendeka umuntu gute ufite umukobwa mukundana umukobwa yarakubwiye ati my love ufite target goals zanjye zo kubana nawe twavuga uti umukobwa ni muzima cyurite nzambwira gute ko twaryamana kweli ko mbona ari umurokori nzaca nkabona ari umukobwa usobanutse afite akazi keza arakora nzaca kavuga uti ariko cyurite reka hagume nka girlfriend di ariko ngira kana nzajya ni heza aho niho gutendekera bizira kuko ayo cyurite abyemera akavuga ati my love ndagukunda icyo ushaka cyose ntabwo uzakimbura nukuri ko Imana ntabwo gucinya nuvuga mwego mufata ntabwo wamucinya ntabwo wamifosinga ngo bikore kugira ngo utaneze akagaciro kubera ko Juliet namwiritse ko ndi umusore udashaka ibintu byo kuryamana nawe kubera ko uriya mukobwa namwiritse ko ndi umusore wakunda umukobwa tutaryamanye umukobwa nakambwira ati njewe ndashaka umuhungu unkunda tutaryamanye mpaka tugeze mu rugo kavuga uti naribi rwose ntanjye nzabikubahira kumbuka cahiri ugaca ku mukobwa ndaro no ndamenya abatipe ibiryo mu kubikora yes ukabona umukobwa Juliet akaguma n'umukunzi n'umugore wawe nkuko nakubwiye ngo umugore mu rugo yahaguma akagutekera ubwaza nimugora gatamazi ugacahira akakana muri telefone muhura ukakira ntago ari byiza simbabwiye ngo mugene mu bikore it's not good kuko umugore wasigiye mu rugo wa mugabo ushaka kumuzanira ibirwara bitandukanye bitundutse mu busambanyi burya gutendekerega no busambanyi ese ntago mu by'ukuri kamubaza ntabwo budasabana buri gutendeka none ikibazo mvuga udasambana uzakunda umukobwa umugumana uratendeka because afite irari ryo gusambana afite irari ryo kuryamana ntabwo nose watendeka umukobwa ndagufite niba nashoboye kuryamana nawe uriya se niwe nge uriya katuve mwese muranyangiye ubuse nazatendeka nunyangira uriya kanyangira nzatendeka nzagaruka kuri wowe mwito mpaka nkubonye batigeze akabazo no kuvuga ngo uburyo abahungu cyangwa abatipe baremye yes ntabwo ashobora kubaho adafite undi muntu ku ruhande umushimisha hari abahari simvuze ko ntabwo bishobora kubaho ko yakunda wa muntu akamukunda nubwo batararyamana agakomeza kandi ntamuce n'inyuma pe wamba barengangoye kuzamu hari abahungu mbona bese bishizanye ntari buvuge hano kuri kamera mbagira mu mako tugahura muri club yasohotse ari wenyine musa mbone ntakanase kariya kana bite twagiye mu bukashiza amezi 3 umugore ari mu rugo hano bwo aramutera inda ayiwe ariko marakubwira ngo mwana kiriya cyana kari sawa wallahi yeba karakana ni pie hari ukuntu twavugana sema yo agatangira akabwira kucyo wa mukobwa ari mu rugo araramye aracyafite rwa rukundo umugabo araje ariko kubera ko umusore yashatse adahisemo hari ikintu bita gushaka because of pressure hari ikintu bita gushaka because of umukobwa uri nushaka gucika kubera ko giteye neza gifite akazi keza nacyo kiraje cyose n'umutima w'urukundo ukabushyira mu tipe muri abana be abakobwa b'iki gihe bari gushaka bihuse ingo zasenyuka vuba kubera iki imyambarire iri hano hanze iratandukanye my friend uhura n'umukobwa bayambaye akantu kavuga uti sakwe soma Imana ikunda abahungu irabakunda niyo mvugo basigaye bari ngo Imana ikunda abahungu natwe iradukunda ariko n'abakobwa natwe iradukunda urumva nabwira bakunda yes hariya mpamvu bazana ibyo bikaba iki se bibareba bikaba attracted to you guys niyo mpamvu ibyo bikabiza kandi mpamvu ubona abakobwa barakubwira ati sinitaye ko afite impeta nabibonye ariko n'ikigabo kiranyihera kasha bitwaye ikintu bashobora kuryamana ntari utampereza n'ijana gute naryamana n'uyu mugabo mpereza 1,000 nkishyura ghetto urabizi bizunga abakobwa b'iki gihe barabana muri groupe mu mazu ari beza ariko muri ghetto abenshi urebye niyo bava abameze nabi cyane ntabwo umwana azave firiya nge n'ikindi hano bwo nabacira urubanza none abakobwa reka batendeke n'abahungu reka batendeke ni gute umwana azagenda akafiriya nyakera shusho gasozi kanya kabayamba yakukaga cyo ni cyambe yamaraga inzu yajya
bakajya kubura urusengero ni ibintu byiza turabyumva pe ageze Kigali asuye umusore nkanjye asanze mba mu nzu nziza cyane rwose arabona atari bujye gutekesha inkwi araza wese rwose none amubwira ati tugende aragenda wese ntasubirayo oya umukobwa icyo gihe ahita avuga ati koko ubuzima kumubona buryoshye agasubira epfiriye agatekereza ubwo yari ari iwanjye tubana namwongera amubwira uzansura ryari ati nzaza yagaruka yaza hano i Kigali akavuga ati uriya musore ndi kumva araryama uko aryama agatekereza ya nzu yari arimo agati ko aryamye avuga ati bitwaye iki uriya musore cyangwa uriya musasa nigumiyiwe ngiye nigumiyiwe icyo gihe buriya buzima yabonye butandukana bw'epfiriye nuko sometimes ntabwo njya mbacira urubanza niba uri umukobwa ni mwiza aribona yagera Kigali akisobanukirwa amutera ivuta akavuga ati uko bya bintu ari byiza ati uzi ko ushobora kuvamo umuntu muzima ariko reka nkubwire buriya ngiye mbona byicwa n'umuntu uhita umwakira ako kanya ashobora kuza wenda akarari cyane ndabyumva umukobwa ashobora kuza akabona iyo nzu kuki niba ageze kwa Robert akabona iyo nzu nziza sibyo wowe utamucalenginga nuko nyine cya kintu nacyo cyajemo cyo gutendeka ku motipe yiboneye umukobwa mwiza nawe araje arasamye nyine araje ibintu biramukuruye kuki utamucalenginga reka nkubwire 24/7 amasaha 28 mu minsi 7 umusore ahava akajya yaguca inyuma cyangwa umugabo bitewe n'ibyabonye aba bakobwa bari hanze bagucumuza niyo mpamvu utazajya mushaka niyo mpamvu guhitamo bitugora ugasanga uguciye aha uvuye na Yvette uciye aha ubonye ko yambaye ubonye amaguru ubonye amaso ariko urabizireka ngeye gutya yes ikibazo niyo yaba mwashakanye ejo mu gitondo ugaca umwagaca imbere yawe mu gitondo agaca umwana wambaye akantu kitwa gakora kamwe kagufi kakandi bitavuga ati ariko se ubuzanye uburemezi ikibazo ukuvuga ngo niko mutemwe bw'abahungu abahungu niko bateye cyangwa abagabo niko bameze ariko rero abandi beza ustikinga ku ijambo rye ariko umugabo wese ndakubwiza kuri Imana umusore ukiri muto gifite niba ari umusore ugishobora gusohoka ubwo ndavuga kirabo ndavuga kabari umuntu ugishobora kujya za Kigali hitsa ari akicara kareba ari abana baba ari hariya ushobora kujya za KBC ushobora kujya za Ogopogo za Papyrus za Cadillac za Sky niba ugishobora kujya hariya bari abakobwa izari ry'Imana yo mwijoro baragucanga mu mutwe na pastor bikarangira uraho umeze nk'igi ndakubwiza kuri ntabwo none ari umuntu basigaye hari insengero zivuga ziti nta mpamvu yo kwambara kwikwiza ngwino ukomeze umwana akaza yambaye boot my friend yambaye ipantaro ikibuno cyose kikaza neza gutya ikindi kigatera gutya maze akakwiyereka wese akagira gutya na pastor akavuga ati usuza mugenzi wawe akabwira ati pastor ari na pastor kujya gutya akavuga kwira ngo sohoze n'iteka ati abamarayika baraje ndimo ndareba bitandukanye muhaguruke kujya mugahaguruka ano akabona marirebera umwana ukunda ateye muhimbaze mureke turebe hirya tuvuge neza umwana kare none mwicane aba yanyuzwe haleluya Juliet aho pastor sometimes bareba kuri wowe ukabona pastor yabaye focus kutari kureba imbere gusa kabagurisa mwese ko mwese mpaguruke twakira abashyitsi baje mukarindagera mugahaguro ko mbafetaga nta pastor nabiboneyeho atabashyitsi baje uyu munsi muhaguruke abana beza barahaguruka nari mbicaye inyuma njyewe niho ndareba project yose neza yose uri ifite yose pastor arimo arareba imbere gusa ntago arareba inyuma arimo arareba imbere gusa aravuga ngo duhindukire ati musirimbe atabashyitsi bazi imbere tubarebe pastor amanuka ku ntebe araza yicara hano buriyo bicaye gute muri za ntebe zabo baba bazuminga bareba the future in and out bareba the future ati byana me Yesu bino byana Yesu nawe warakoze kwihangana buriya Yesu yarayibonye n'ugiye kugerekera cyatwaye Yesu mu ijuru yarabaye avuga ati byana rwose reka meji nawe ari bucumure ati hano hantu haraga umuntu buriya niba ubona abapasiteri bo benshi akunda gufatirwa mu kato abapasiteri bafatirwa mu kato Juliet nta kuntu wasi igituza kimeze gutyo kimeze gute nkibona rwose mbona umukobwa nurangiza ngo nurangiza noneho hepfo ugene wifata aravuga asigaye bambara mu nsengero Juliet nukuri Imana you know them nukuri kose baracumuza abantu bino bintu mukabice ku ruhande tell them the truth sure reka barebera ukara umukobwa uko nameze buri umuhungu ajya kuguca inyuma bitewe n'ibintu yabonye n'ubu amaso yanyu yabakurura yatuma jewe niba ndisheri wawe ndakubwitse kuri niba ushobora kwambara imyenda nkunda ntabwo naguca inyuma niba turi mu rugo ukiri uruwanjye nushaka wambara ikariso icaraho mu rugo attract me icyo kibiro abandi bafite uragifite icyo kibona abandi bafite ushobora kugikora hano mu rugo nagurira ibyuma
ugashyiraho amataye kora squatting down up in up down shyiraho ikibuno shyiraho akantu niba uri umusore shyiraho agatuza terura icyo cyuma umukobwa najya kujya bishyireho sheri nicyo wifuza ku mubiri wanjye ubwiza gusa bwo ku maso cuteness and handsome ntago ari byo byiza ntago ari byo gusa byubaka urugo harimo byinshi niba uri umuhungu ukunda ikibero kuki wagiye gushaka akantu gato kiteho kabyibuhe kangana uko byifuza so ugiye kibero wifuza bwira umukobwa baby ngiye nkunda umukobwa wambaye kora yambare kora sheri nkunda umukobwa wambaye akamini ambara akamini kandi ukuri kumana kuri kandi nasohoka ikwije Juliet ukuyemo imyenda ntakwambika kora none ahangaha izina ry'Imana wacu akita benshi kurusha uko guturaza kwa attract ubungu gutya nagwanye attractinga gutya ntabwo twavuga ubu ndakureba nk'umukobwa wo mu rugo madame mami wacu niba vure na mama basige baratsu muzi basige bambara imyenda y'abakobwa kagira inkuru aha mama basige bayambara ikibazo gikomeye gusaza bari kwambara utumini iki ariyo mpamvu mu mama ashobora kujya ku muhanda yambaye kora igitsina cye kikishushanya mu ipantaro she doesn't care akiruka kabeza yose akayitaraga akagenda it's free arashaka kugira ngo abe free muri we yamaze kwiyakira yamugize gute yabonye bino bintu bikora ku bakobwa bato kuki umukobwa wanjye ashobora kubyambara akajya ku muhanda yakaba yagira isoni ko ntago arabona umugabo ngiye ko nabonye umugabo ko nabyaye ndapfiki urashaka iki nakwiyambariye uko niboneye you understand nuvuga ni ikibazo abato basige bensipira n'abakuru niyo mpamvu mu mashuri akwambara inkweto ya Nike nukuri ko Imana akambara Nike akajya ku muhanda akirukanka niyo tubona bakajya out ahantu haryoshye bakahasohokera nta nubwo bashaka gusaza ntuvuga already umuco waratakaye nakamya ko umuco watakaye umuco wari uwa kera umuco uri hepfo Karangazi Nyagatare gutyo ngiyo mbabyeyi ni ukuvuga ubundi umukobwa yikwije ntago abahungu mwakururwa umukobwa yikwije umureba mu rwego no kuvuga amaso yanyu niyo weakness yanyu exactly ntago umukobwa yakwikwiza ubusa niyo wambara kugeza ku maguru ndashaka kutwa niki si nk'ibyo byose se ntubwiza bwa gusa no kose ntago tumya cyatumuca inyuma umugabo ariko iyo mbaye ipantaro ikagufata ikazana imiterere yawe yego icyo kintu kirangira mu bwonko mpaka 24/7 bituma uca inyuma umugore wawe no kuri kwimana woga kiriya cyana rwose ikibazo cya gikorwa kirateye bro ana mafu umuntu ashobora kuba kumwe n'ubwoko ifatwa n'ubwo ati man atusigaye irya abantu barenze do you know why because barateye nago barenze gufite ni ikibazo ni imiterere ni ikibazo none wenda tugana ku musozo ndabonye ko ari indwara yeze ni indwara yaje muri vision 2020 tubona ko ariko ari ikibazo gikomeye ko tugomba gushaka igisubizo cyacyo sibyo kugira ngo turebe ejo hazaza ingo z'ejo hazaza urubyiruko ku bakobwa ku basore ibyo byose dukeneye kubaka neza dukeneye kubaka tukaramba tugasaza nabo tuzashakana sibyo se nihe nama nyamukuru ni tumaze kubona ibibazo byose aho biri ni iyihe solution ubona ikwiye the only solution ni imwe niba ukunda umukobwa wowe umuhungu bafuri mu mutima wawe ngwitisheri ngiye nkunda umukobwa umeze nk'indaya bafuri muri wowe nkunda umukobwa utifata umukobwa umeze nk'indaya niki so uvuga ngo ajye kwicuruza ambara akabikini mu rugo attract me 24/7 this is the truth umwana wambaye ambara ipantaro zikwegereye niba ari ufite ikibuno cyawe kigaragarize ngewe wibyambara ugiye gusohoka byambare ndi kumwe nawe cyo ni cyambere attract me kuko impamya ko ijana umukobwa adafite igihimba cyo hasi nta kintu wabukurura umuntu reka shaze kuvuga ngo n'abamaneke ntago bahari barahari nawe maneke niba uri maneke aho uri hose ambara kenda keza kagerageze kakwegere ubundi bamaneke kwambara imyenda ibegereye ntago ari ibintu bya ntabwo ari byiza cyane ubundi bamaneke kwambara utuntu tw'utumini tw'uduteteye tw'udukanzu tuba tubegereye ariko aho ngaho maneka itakura formule yose ukayireba abahungu bakunda maneka bwira umukobwa utisheri ngiye nkunda umukobwa wambaye gutya nkunda umuhungu wambaye gutya nyirekuraho niba ari niyo kuryamana bwitisheri ngiye nkunda ibi agushimishe aho kugira ngo ujye kwibika ukora ibyo irawe uzi muri gushimisha umukobwa sheri ukunda iki abari ko mbikugenzereza nawe mubaze ukunda iki bari ko mbikugenzereza sheri nitware gute muri societe itware gute sheri bimubwire bimutinya n'uwawe sheri ngiye nanga uburyo witwara muri societe
itware gutya na gutya ibi ntago mbikunda ibintu postinga bikureho ibigabanya postinga abakobwa benshi simbikunda ese buri mukobwa wese ufite isabukuru niko muri inshuti wabaretse ko postinga uzapfa wabyihoreye wa muhungu we nawe abakobwa bose postinga wabihoreye wa mukobwa we mukumvikana then ikindi ikintu cyitwa coaching umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu mumenyane shaka umukobwa wa kirisi ni ya 6 mukundane umwirerere umwirerere yes mukundira icyo aricyo niba afite 17 mutegereze mushaping the way you want at least muzaryamane nawe nyuma y'imyaka 3 cyangwa nyuma y'imyaka 2 mubwirije nukuri we ukwenye nabibone abibona hari buryo uzabitwara amasaha kwemera ko muryamana ariko wize umwereka ko target ari kuryamana yigusura bwa mbere ngo uvuge uti mu gitanda niyo gusuye bwa mbere mwakiri mu rugo mutekere murye mumwe mwishime atahe museke mukubite ka music mwenjoying ntuna mwegere mujya kuryamana umuhungu atangiye kumwegera buryo usuye umuhungu abavuga ngo twegera mukegerana uyu munsi agafata ku kibero cyawe agafata ku kibona kuntu bimeze biramusigaramo arakomeza kurwara bwa kabiri ntugaruka yongere bwa gatatu aguhindukiza ariko se bimeze bite kumusoma wamusomyaho bimanuke gutyo ejo bundi mu mezi 5 niyo mpamvu inkundo zitakibaho nta kuntu wambwire ngo turakundanye mu mezi 6 nagusoma mu mezi 6 uzi ukuntu umeze mu mezi 6 namaze kuryamana nawe mu mwaka ubu se njya gushyira mu mako ni kibazo niba ubonye umwana ugasanga ari virgin keep her wowe mwereka urukundo be there for her wimwirukansa niba banapuri mureke igihe azazira Kigali muzaza niba ushyiramo icyo kintu cyo gutegereza being patient muri wowe gutegereza no kuri ko Imana nk'ijuru uzasarura ari nayo mpamvu umuhinzi ashyira ibihingwa bye akabishyira mu murima agategereza kihangana izuba rikabicaho icyo gihe ngira ngo yakabagera akavuga ati reka nsarure ibishyimbo byanjye bike nzajya kubyarika izuba ririze birika izuba riceho reka imvura iceho ihene zibyoneho komeza ariko aho bijya bishyira mu kwa 9 azasarura neza cyane so ahubwo abakobwa mwe muzasarura haracyari kare muzasarura tegereza uwo mukobwa mubwiza ukuri umwite ngewe ndagukunda habamo outbreaks mu rukundo zibamo but believe in her buri cyambere byica mu kutizera umukobwa ukumva ko abiyo kure ukumva kutamutegereza mwizere ahubwo muri kini abana wabamburaye nashaka basambana igihe cyose azagarukira ndagushyiraho ka kantu kitwa ngo mureba amaraso nisanga udafite sida udafite indwara zose zijyanye n'ubusambanyi itsoke niba baryamye n'ijana ntarababonye ariko narababonye show irarangiye urakoze cyane reka nkingeho rwose urakoze cyane Imana ibaha umugisha is a blessing show no kuvuga ngo ukuri kuganze muri twe ariko hagati aho ngaho Imana ifashe igihugu cyacu dusubire mu buzima busanzwe kandi Imana ikomeze dutize Perezida Paul Kagame agomeho rwose nukuri ko Imana kandi ikindi Imana iri bakoze b'Imana pastor bakora akazi gakomeye Imana bareba aho bari nukuri de n'abakozi b'Imana ibafate komeze kubakoresha nyine itorero Uwiteka komeze kurinda itorero kandi abayoboke bacu ndi hafi kuza nzakora urusengero haleluya nzakora urusengero kera nigeze kubivuga nikinira ariko ko nkundwa n'abakobwa benshi wazakora urusengero bose nkabita bikubayeho koko umva sakana bashaka urwita bose ba ministries bose bakora iki ntabwo babisubiramo bose ba ministries kavuga nti ko mbona abakobwa ari ibindi wacanga mu kirwa abakobwa bari hanze hano baragucanga mu kirwa ukareba imirari ngo byata ariko rero kugira ngo byose byirinde byose kubyirinda niba ufite umugabo wawe ladies and gentlemen ijambo ryanyuma bose umugabo w'ikintu akunda kuri bari abakobwa agiye gushaka nicyo ushakayo by the way cyiza bwite bebe nyishyurange muri gimu cyaza ngurira amavuta nsige cyaza bihinduke murakoze ndagiye rwose atukavure